agafu umuntu. Iyi filime twagiye Lucky we ntutinze ababyeyi. Iyi filime twagiye Nyafilipine nziza bimeze bite twagiye ariko Lucky ntugatinze ababyeyi se wowe bakurereye aya basi bimeze bite nagutinda Lucky twagiye. Dapat may naming group na. Kaya tuyite ngo iki? Tuyite Mabel. Turara abana bishize hamwe bagomba kujya bareba filimi za Chapa. Kenge yabo yiswe Mabel. Kugeza ubona Ruwisa n'abasore batandukanye batangiye kutwereka. Yavuze ko agiye. Joke tayo pa. Ang tayo. Ariko ntabwo ari byo bakubise ikintu ku mutwe. Nakipagrambulan na naman. Inshuti yanyu yongeye kujya kurwana. Bayikubise ikibuye mu mutwe. Ubufasha. Mumfashe. Bimeze biti. Mundekure agakomo kavamo. Ruwisa hano umwana bari gushaka. N'amasoro tajya batwereka. Ni episode ya mbere. Bimeze biti. Kunyafilipine yacu. Hawakoye iki? Barabaga. Ruwisa nuko byagenze. Wigenda. Nyagasani. Ruwisa nuko imugendekeye. Yari gange y'abantu bagera muri 5 muri kubibona. Bimeze biti. Yitwa Mabel. Umwe avuyemo. Ibyo turi kubona bimeze biti. Ruwisa bararize. Nyagasani kumbe hari uwabirotaga. Yari amashusho atandukanye twabonaga. Kumbe n'uwabirotaga. Ninde sasa rero? Ninde uri kurota biriya bintu? Nta muntu urota ikintu kitabaye. Cyereka wereka ABS CBN Studios. Bimeze biti. Chapa mu kiwanja. Wakanda Base. Nabwe gucyumva sauti ya Chapa. Iyo tuvuga ngo filimi y'ubwenge irabarutse. Inyafilipine y'ubwenge irabarutse. Bimeze biti. Arebye filime nyinshi. Cyoge sasa ng'inyafilipine tuzisubiza ikuzo. Arashize iminsi tujya mu bindi bihugu. Mabel. Ibiganza byambaye agakomo. Bimeze biti. Nimubibonye twagiye sasa. Cyumva Chapa, cyumva sauti y'umusaza. Usuvuga uti kwari filime y'ubwenge irabarutse. Nagutinda. Ya Filipine twagiye uyu mukobwa ngo Janelle Salvador. N'umuhitinze. Salvador uramuzi yabakine filime nyinshi cyane. Ora Mirezi ni mumuzi. Ya Filipine twasubiyeyo. Harashize igihe DJ Kabira muri OG Studio tumuhereza ikuzo. DJ Gakara bamenamo umufungo dukomeza. Episode ni ya mbere kuri filime yacu yiswe ngo iki? What lies beneath. Ikiryamye midani cyangwa se ngo igihishe. There is no cure nta muti for an illegal arrest. wo gufunga abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Bimeze biti. Waiver of Article 125 Itegeko 125 uko dutangiye. cures the period that you are detained Ni without wo muti wonyine usigaye kuko uvuga ko kugira ngo ufunge umuntu ugomba kuba ufite uburenganzira bwo kumufunga. Article 125. Itegeko 125 Basically sinasabi mo na riravuga ngo niba ugiye gufunga umuntu uba ufite ibimenyetso. to waive mo ang right mo to be released from jail 30 kandi ugomba igihe nyine udafite uburenganzira ugomba guhita umufungura mu gihe kitarengeje amasaha 36 cyangwa se mu gihe bataramushinga. decision pa ang piskal. Muri kubyumva Nothing cures an illegal arrest. bitabaye ibyo ngibyo nta muti twaba dufite mu gufunga abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Hano hari umwana uvuga twibuka neza ko umuntu warotaga n'uyu mukobwa isura yari y'uyu mukobwa Anthony mwavoka sa batas. ntabwo rero gutwigisha amategeko ko twese twarasomye amategeko turayumva. Lawmakers here. We are all lawmakers. Twese dushyiraho amategeko turabizi twarasomye. Sabi mismo sa resolusyon ng investigating prosecutor. Tugomba nyine hagomba gukorwa iperereza. Posibleng hindi maintindihan ng ariko ntago bivuze ko umukiriya wawe atagomba kumva ibyo amategeko avuga. Dahil guided sila ng una nilang abogado. Tugomba kugendera ku bishyirwaho n'amategeko. But why should we place the burden none se ko iki twabera umutwaro interpretation of itegeko 125 the accused? kandi nibivuga neza ribisobanura Ang mga tao nakapag law school, twese twize amategeko, mga abogado, abavoka n'abandi bantu bose bunganira amategeko. Ibyo ni kuvuga barakubyumva neza. ay nahihirapan din kuki twakomeza kwivangira. Since this is an inquiry in aid of legislation, I think the Congress should make our laws more understandable. Amategeko twashyizeho ni amategeko n'ubundi yumvikana, sibyo? Rero
ntibitume abantu babangamira abandi. Ibintu umukobwa ari kuvuga ngo nta gufunga umuntu mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa se udafite uburenganzira bwo kumufunga. Uyu mukobwa no twatangiye arimo ararota ibintu. Mwabonye se wakangutse bimeze biti. Mwaramutse mabuja, twigarukire hano sasa. Jenny, sandali. Yes po, ma'am. Mwaramutse bimeze biti. Tukarutse hano ku ishuri. Mama mo na magbagyo ka. Mama yagiye muri banki ko nanone. Ayaw po niya, mami. Uzi ukuntu bimeze? Ntabwo anyemerera n'ubundi. Sent mo yung school natin. Ariko niwe muntu wa mbere uhagarara ishuri ryacu. Pin ko yung mama mo. Kubera icyo atakwemerera. Niya naiintindihan gaano to kaganda para. Agomba kumva ko ari ukugwereza uburenganzira bwawe. Diba? Buri muntu wese agomba kugira ikintu akora nyuma yo kurangiza ishuri. Gusto mong maging journalist. Ntabwo wavuze ko ushaka kuba umujournalist, umunyamakuru. Na po, ma'am, baka ano ba pong sabihin niya sa inyo? Ariko nyine yarambwiye. Bakit? Hari igihe nyine wifuza ibintu ntibikunde. Sinabi niya. Yavuze ngo ikintu kindi yakubwiye. Dati daw po gusto niya. Yambwiye. Po maging Ngo nawe washakaga kuba umunyamakuru. Uwi lang din daw po kayo sa pagiging. Birangira ubaye mwarimu. Wabaye mwarimu ushaka kuba umunyamakuru. Mabuja. Ukuntu bamuhamagara. Ulit bukas. Sige. Reka tuvugane mu kanya, sibyo? Sawa. Kano kana kaje gahamagara mama wako ngo mabuja ngo ma. Ano na naman? Ufite icyo kibazo wowe? Mangungulit ka tungkol sa pagsundo kay Auntie Arisa ngazaza. Sasama ka na. Sawa. Si Tita Mel may skandal. No wabonye naye mahano yakoze. Reba hano uyu auntie yakoze ishyano. Hano bararebye ni umuntu wakubise undi. Ni umugore watimbuye umugabo. Icyo mbashije kubona ko turabisobanukirwa neza. Ni episode ya mbere. Kwigarukire hano sasa kwa Modoba hari bari kwikaraga n'amafoto. Byiza cyane. Buretse. Kandi Nice one. aka kantu ni keza. Hano hari Modoba hari babafotora niki. Modoba bifotoza niki. Taki ibintu menya birya. Dore yuko kana ninde wapfuye? Gutyo ninde wapfuye? Meli. You have to see this. Ugomba kubona ibinki bintu urebe. Katurebe. Katurebe ibyo bintu. Kureba bamwereka ifoto umukobwa w'icyamamare w'umumodo asigaye akubita umugabo. Mary Montenegro akubise umugabo ararakana. Uyu mukobwa niwe bagaragaje ngo utimbura umugabo ajya murakeka se birashekeye. Tawa pa rin kaya kung wala na kayo. Nta kandi kazi mufite gukora. Mukomeje guseka ejo ntimwagaruka. Umumodo wacu atimbura umugabo. Twabonye ifoto ari akandi kana kahereka nyina ku ishuri nyina w'umwarimu. Bimeze bite? Ni episode ya mbere. Nagutinda twihuse. Garuke sasa ku kibuga cy'indege. Twabonye ari ofwegejo ngazaza witwa Alice. Arisa no ku kibuga cy'indege Kanombe. Episode ya mbere abakizamo abantu benshi mutarasobanukirwa ariko mbamari ni mubizi se. Filima ari capa murabisobanukirwa. Dore kakana. No wa muvyeyi. Andiyan na ba? Ntabwo aragira simbizi. Kita mo siya, Lai? Wamubonyera? Hano wabategereje abantu ari benshi. Yakabaye kuba yageze hano. Mama. Ni episode yacu ya mbere. Inshuti yanjye wajejo arasana. Arisa we Kintanomira. Yo. Mana yanjye yaje Arisa we Arisa baze kumwakira. Yo inshuti yanjye umesute. Beka akanya gahungu kawe. Nitwa Betty bimeze bite? Betty uyu n'umwarimu. Nitwa Betty. Urakana keja. Bite. Uyu ni Uncle Lion. Uri kumubona? Bite. Bimeze bite? Episode ya mbere. What lies beneath. Filimi z'ubwenge. Cyumba sauti ya chapa. Filimi z'ubwenge. Imodoka ni za zamani. Berukara kariza agenda baraki. Siko jumubwira. Yandam. Tugende. Haraho baje. House. Iyi nzu. Do you think, baby? Uratekereza iki? I'm sleeping. Yeni ifite ibitotsi. Pega kana keza. Ufite ibitotsi. Daling ka lang sa sasakyan. Patulogin mo. Agiye gusinzira ngo namwerekane ubusinziriye. Nakana kiwe. Rayiswa Alice. Nimubibagirwe. Sawa.
Love you. ndakunda Gine-jet lag ka pa ha. Pwede nating pagpabukas to. ejo n'uwo tuzaganira neza birambuye meze neza. Bacana abantu bari kwitegereza urabizi Mas kaming tumambay dito nung high school kami. njye na mama wawe twakunze kuba turi hano tukiga mu mashuri yisumbuye secondary. Overlooking dito sa ahantu twarakundaga cyane twakundaga kuza hano akabariko kari gahari. Alam niyo, pagdating ng panahon, ndabasezeranya ko umunsi umwe bibili ako reka bakwereka bakiri abana sasa rero bakiga muri secondary mu mashuri yisumbuye ng bahay. ko umunsi umwe inzu tuzahigura ahantu hazaba hacu. bakunda kuza ku kabariko kari gahari. Sobrang ganda. ahantu ni heza. Nakikita mo na yung buong mundo. uzi ko isi yose ibikuri imbere no mu Rwanda uhabona ubona na top ari gusobanura ni episode ya mbere. Ito. nzabakumbura hano rutwana twari duhari dutanu abana ni batanu mu babari batanu bimeze ibiti Mami, miss, pwede naman tayong pumunta anytime dito. ariko tuzajya duhora twibuka ibihe twanyuranyemo. hari uwavuze ngo nzabakumbura Hindi, kasi, simpizi siyempre, di ba, gusa ikintu ndi kuvuga ilang buwan na lang magka-college kayong tatlo sa Manila. Tapos, twese tugiye kwiga muri Manila. teka, Erika may iwan dito. tugiye kumusiga inyuma. hano utwana hari uwita Erika Hiwa-hiwalay na tayo. byose murabisobanukirwa tutwana twicaye hano. Uy, teka lang! Bawal igihe cy'imikino kirarangiye mureke twishimishe tubyihorere. hari uwitwa Erika nicyo tubashije kubona. Can we promise na every year, none se buri tukazajya duhurira hano ubundi kita-kita tayo? sibye buri mwaka tukajya duhurira hano Kung mapapromise yan, nta kibazo paano kung nasa ibang bansa na ako? gusa nzajya O mbakumbura sa isang world event? nzajya ntegura njyewe Here we go. ibirori Ay, nzaba umumodo nyo. Sumasok sa ariko yewe nimara kugafata Siyempre. nutwara turi kuganira nyine gusa tubonyemo babiri bari kwibuka ngo bajyaga baza hano Kung tumira na lang tayo sa isang bahay. ariko mwaje tukajya gutembera ubundi bwo gusto mo na- mukareba inzu House? sibyo Ruwisa sibyo Pagawa na tayo para sa ating lima. ndagira ngo wumve sasa norema akana bita Ruwisa Pag nagkatrabaho na tayo at nagkapera, pwede na tayo magsama-sama doon. tugomba kuzashaka ukuntu twakorera hamwe tukagira amafaranga tugatura hamwe nk'inshuti. harimo akana kitwa Ruwisa harimo Erika n'inshuti ebyiri tubashije kubona zirimo ziribuka ukuntu byagenze biga muri secondary. Yes, Matit. mama wajya akubwira ibintu byinshi yego ajya bimbwira Oo, ngayon, kilalang haunted house na po siya. ariko kino kizu cyari gishaje Ito po. wajya ambwira ngo hakurya iriya ngo habayo ngo mo Make niba ni out lang. mo ubwo ni inka. Bakit alam mo yun? Oo, anak. ubizi ute Ito na ang pinalaki ng ganyan, ha? nuko bakureze sha Hindi malalaman eh palagi kayo nahuli nagmumomol. Uy! erata mo yo mba mvuga nyine harimo yindi ni mo yo mvuze ha Sabi mo na aka kana kuko kigize akanyabwenge kakiri gato niba mo kari kubwana Walang n'akana pwede. ibyo bintu ni iby'abantu bakuru sinzi mo kari kavuze mucira isiri yo mo ntabwo nyizi pe ngo harimo ngo kana kajya kumva ngo ntabwo ariyo kashaka kuvuga nyine atayitiranye Ano yun? Ay, uyu mwana azajya nsebya rwose Kaya sabi, gusa iyo mubone mwayumvise mwe ni muri abantu bakuru Ii, ga murakuze baje hano sasa umukobwa yiswa Lisa tubonye yarakuriye hamwe n'utundi twana dutanu taramenya ngo bo bimeze bite. urakoze Betty Ayos ng lahat, from the sale to wakoze kwita kuri buri kimwe kuvugurura hano I've done more to help. nakifuje ko Ano? nakawe ko naragufashije ako ang nandito. ariko ninjye wari uri hano Nagawa nun. birumvikana Si Mel, cyane ko Mary ahora Ginawa- ahuze Ang busy. muri Manila azenguruka. Din sa Maynila. Mary ni wa mukobwa twabonye w'umumodo Ina, umwe diba? watimbuye umugabo Saka, kaya Uncle Edward, kandi bakit ikindi naman tong bahay? Uncle Edward Ay, naging komplikado. yari inshuti yacu ntabwo byangoye nyine kugura buno butaka no kuhavugurura neza. Here and for all your help. rwose mwarakoze Uncle Ryan Ako. rwose Sa asawa ko, no? iyo nabafashe umugore wanjye yari kunyica Still can't believe mukabi kayo yung nagkatuloy. byarangiye mubanye nyuma y'ibyo mwanyuzemo. Ano ba? Ilang beses binasted ng nanay mo yung tatay mo. Sabi ko sa'yo eh. uzi ukuntu papa na mama bari bazanye ukuntu bakoraga ubuntu bw'ububwira Nani. bose bazibazi waje kubana My God! yo mana yanjye Mabel! na Beri yagarutse yewe kumbe wa mumodo bimeze bite Mary atimbuye umugabo
biga trending Shake. bega ngoma bed Petera ngo mfere so kuntu twatangiye filimi yacu mubyibuke neza nubwo ari umuntu wabirotaga hari abana bavuze ngo genge yacu tuyite ngo iki mabere rero tubonye hari abana batanu ubundi biganye bakuranye nyuma na nyuma Alice we turahuye Talking about 14 years ago. imyaka 14 irashize Honestly, tuvugishije kuri rero you seriously back then? sha imyaka iri utape turasubira inyuma mu gihe I mean, yewe see? Ang galing. urambona First of first solution ko. twisanze turi hano abana rero sasa bigeze guhana isezerano no kuvuga ngo nibakura bazareke bagure inzu imwe bayihurireho bajye bayiruhukira nyuma na nyuma Kamusta ka din na? abase ni bana Please don't kill me. oya nimunyice Ito kasi yung in-advise sa iyi ni timu yanjye ngira inama ngabaki bere kubera nyine irashyano ryabaye irashyano iriheshyano reba hano. So I really need a positive spin. urabona nyine abantu bose barimo baramvuga nabi yatimbuye umugabo muri kubibona icyamare cyatimbuye umugabo. What do we need to do? turakora iki sasa? I'm Tim. nitwa Tin. Tom. Bite. This is Tom. and Tom. So, Betty. na kayo on camera, pati yung house. Kose turaba turimo We just need you turafata utuvideo to talk about the house at murimo muravuga nyine dushaka kuvuga share renovate. kuri ibintu nyine bijyanye no kuvugurura inzu mugiye kubamo. Abana bagiye kuvugurura inzu neza. Turi kujya nyine dufata utuvideo turire tugiye tubisobanura neza. Ariko ibintu by'amakamera ngiye wapi? No, Betty oya sekandi. Betty n'umwarimu ni n'umujangwe ni bazi senyi. Really? Uko ibintu ndabikeneye. Ako online. Nshaka kugira ngo ibintu bijye online. Sibyo. Byibuze birapfuka bya bindi bari kumvuga. Mama emera ariko tujye duhora online dutrending. Turi kumwe n'icyamamare. Sige. Yeah. Sibyo sawa nta kibazo. Sawa urakoze. Thank you. Sige, mabuti. Byiza. Loob muna tayo. Twagenda none ndani tugiye kubafata utuvideo. Bawi ako, I swear ba talaga. Sa turi kumwe tu. Ubuzima bw'icyamamare. Hano hari inzu baje kuvugurura. Imeze. Twigarukire hano sasa. Umugore mwiza mwavuka. 1 bottle of beer, please. Wamaye ikintu bisaka bi ari cupa rimwe. Wa mwavuka. Urakoze. Yaje kwitamo. Navuka. Ano? May bago ka bang info? Nicyo mfitiye noneho. Ako yung kapatid pero hindi Mufitiye amakuru noneho arenze. na nagtatago si Esther. Amakuru arenze cyane. Nagiye kwa Esther arabinsobanurira. Muna siya. Ariko wagira ngo nta nubwo bari babizi neza. Hindi mo ba nagsasabi siya? Unakeka ari kubwiza ukuri se ubundi. May tinatakbo ang estafa case kong si Esther. Rwose nibyo Esther yabesherwaga. Isang buwan na siya nawawala. Hashize ukwezi kose. Hindi nga wala na siya sa Pilipinas eh. Ariko n'ubundi nibyo biri kuba mu gihugu cyacu n'ubundi kubesherwa ni ibintu biri aho nga tumenyereye. Ano ka ba dito sa Ase ibintu byo urabizi neza. balikan yung tapos na? Iki kirego twa nyine bafunze twongere tugifungure. Uyu ni umwavoka. Pwedeng ikasira lahat ng pinaghirapan mo. Ibintu bishobora kwangiza ibintu byose wakoreye ni umwavoka uri hano. Hindi ako nagduwag noon ko pa ito ginagawa. Rwose nakabaye kuba narabikoze imyaka yose yashize. Nzi ngo ni ikihe kirego ashaka gufungura. Alam mo kung hindi dahil sa'yo. Yataza kuba wowe. Matagal na ako nakakulong sa Bilibid para sa kasalanan na hindi ko. Bari ko baranshinziza icyaha ntigeze nkora. Episode ya mbere. Ano naman yung mga ibang katulad ko na pwede mo pang matulungan? Ese n'ubundi urabona hatakiri abantu bakeneye ubufasha nk'ubwo nyine wampaye. Di ba burado na ng marami mong tao? Ibintu byiza nyine abantu baracyabikora n'ugomba. Hacyariho n'abantu babi ariko nyine gufasha nta kibazo. Kilala siya bilang stylist ng mga big name celebrities katulad Rero umunyamakuru ufite at may anchor izina rihambaye niwe riri kwiteye amakuru. Reka nze bakubite noneho amakuru y'icyamamare. ngayon mas malaki Werekere ang Mary Montenegro aayusan ni Mel Montenegro ari kumwe n'inshuti ziwe. Biri guca kuri televiziyo icyamamare. home Barimo barubaka ahantu bazajya baruhukira. kahit na malayo pa sa We n'inshuti ziwe. pinapagawa ni Mel at inshuti yitwa Alice na Betty sina Alice at Beth ang bahay kung saan daw batangiye kuvugurura inzu ahantu bakuriye. pero magkakaibigan may mga asawa at anak Bashaka kugira ngo n'ubundi bazahasazire neza. Yari kubibona. Ang mga bata, Allo iiwan din kami. Alice uyu Alice At saka, yung mga Allo Betty asawa, pwede namin. twe n'abagabo bacu tuzaza dusazire hano rwose tuzasaza neza. Yari kubibona.
But, hey, kidding aside, itong house na to, the rwose tugiye kugira ibihe byiza njye n'inshuti zanjye time we want to. twari twarasezeranye ko tuzajya duhurira hano Ganun. niyo tuzajya n'abagabo bacu tuzasazira hano hantu twari twarabyifuje kuva kera Scratch, pero mas pinili namin na i-renovate nila gusa n'igitekerezo kirekire ni inkuru ndende than to honor our friend gusa turi kubikora kugira ngo duhereze icyubahiro inshuti yacu yapfuye passed away. bafite inshuti yapfuye Aba si Luisa. reka sasa bakwereke barimo barabikora kugira ngo bahereze icyubahiro inshuti yabo yapfuye byagenze bite reka bakwereke sasa dusubije inyuma bakiri batoya ukuntu byagenze wigeze ubona Luisa Baka nahirapan ang sandali niya. yahise agenda Hoy! Yung kaibigan nyo! inshuti yanyu yongeye kurwana nanone Asa na kaya yun? ese kuki atari kwitaba hano bari kwereka utwana tune bivuze ngo tugiye gutangira kubisobanukirwa neza sasa No, pwedeng i-miss niya yung birthday. ntabwo rwose yahomba isabukuru ya Erika kuki atari kwitaba abana bari hano kugera hano barikanga badusubije inyuma abana bakuranye ari batanu ariko umwe yarapfuye Erika ubufasha Luisa uri hehe Luisa ubufasha hano hari umufite inshuti yawe bari babarabuye ngo inshuti yanyu ngo yongeye kurwana ubufasha inshuti yawe iri gutabaza hari utabaza bakura yica bahita bica ubuntu Luisa kugera hano sasa inshuti yabo gumana natwe wakibandi hari uwafashe ikibandi bari kutwereka ukuntu byagenze kibandi kirabishikuza agasani ikibandi gitangira kugigira kirerekera umukobwa mukasi izosi Luisa nuko byamugendekeye Luisa reka tujye kwa muganga tujyana umwana kwa muganga izo si bararikase ubufasha nagiye dufite tumujyane kwa muganga vuba umwana izo si bararikase ninde urikase imeze biti azize iki episode ya mbere murabisobanukirwa baramuteruye mukire niba abana bakuranye uko ari batanu hari umwe wapfuye widusiga bitwa Luisa nuko bimugendekeye abana bakuriye hamwe ari batanu bafite genge yitwa Mabel ni runa bisoma neza ukitegereza amazina yabo ni impine z'amazina yabo bimeze biti yirukankanye mugenzi wabo bamuke by'izosi yenda ibingibi sasa twatangiye hari ubyibuka ni wa mwavoka niko twatangiye filime yari ari kubirota bivuze ngo nawe yari ari muri iyi gengi bimeze biti turabisobanukirwa ni episode ya mbere witwa Luisa yarapfuye bamukasi izosi bapfaga iki bimeze bite ijoro rimwe imvura irimo iragwa bimeze biti itangiye kuremera iyo umuntu kandi aremereye muzi biba byabaye iyo witwa Luisa uko imugendekeye Luisa wigenda ntabwo wabidukora Luisa tegereza witwa Luisa uko bigenze muri genge y'abana batanu umwe avuyemo gusa bavuze ngo ibi turi kubikora baguha inshuti yacu icyubahiro yapfuye turakora iki ntabwo bishoboka ntabwo byakunda gusa nyine uwapfuye aba yapfuye nuko byagenze Dadalhin po dapat namin siya sa ospital. twashaka kumujyana kwa muganga nuko byahise bigenda sasa rero Mary umeze
umeze neza uyu ni umwe w'icyamamare Mary umeze neza papa we Sinip ba kung okay yung anak ko? ntabwo ubona ukuntu umwana wanjye ameze Or dumiretso na lang kayo sa pagkukasyon? nuko umuhata ibibazo kuko umwana wanjye akiri mu gahinda Namin lahat sila. bose twababajije Walang nasaktan bukod sa biktima. twagira ngo tumenye Black na jacket na may hood ang suot. uko byagenze byose ndetse n'uwo bishe May cap din. harya ngo niwe mutangabuhamya wabyiboneye neza yari yambaye ikigofero Alam niyo na po ba talaga siya? yego rwose Paano ko tumabas ngayon? mujye kumushakanye Naku, baka po may mabiktima pang iba. ariko kugira ngo mujye gushaka uwo muntu muri kuza guhata ibibazo abana batoya Ayaw na pwedeng gumawa nito sa kanya. hatari ikibazo ufite hari igitekerezo ufite Pwede ba sakahan natin ituloy ito? ariko umwana nta nubwo ari muri mudu yo kuvuga Wala- ubona ukuntu ameze Sagutin Hey! ang tanong niyo. Meron ka bang napansin na nawawalang gamit sa biktima? harya ngo mwari mwabanje kuvuga kubura n'ubundi wishwe Bukod sa cellphone. tubwire Erika narimo ararira reka sasa Ay, bakwereke gulay. yatangiye kwibuka Yung nagbigay niyang relo. hari umuntu waguhaye isaha Sabi ko na, uwishwe yari afite isaha reka bakwereka bagusubize inyuma sasa kaya ayaw mo sabihin sa amin kung saan tubwire galing. iyo saha Eh, wala lang. ni boyfriend wayiguhaye ni shere wayiguhaye Secret. ni ibanga turebe isaha reka turebe mundekurira isaha mundekurira isaha umwana bishe yari afite isaha ibyo bari kutwereka byabaye hariho ireta akanyuguti ireta L Ba talaga? bisobanuye ngo urukundo Lover! cyangwa L bisobanuye Louis ni ibanga byose mundeke ni ibanga hano hari akana kari kubitekereza bita Erika umwe yabaye iki umucamanza umwavoka Yung relo po niya, basta. isaha y'ikintu nari nzi ntabwo yari ayambaye icyo kintu namubonyeho isaha ye ntabwo yari ayambaye Yung kasama ng bracelet. kandi iteka ryose twahoraga twambaye udukomo tw'ubucuti bwacu ndetse n'isaha yabaga Hindi yambaye nyo nakita ang mukha ng pumatay. Boss, kadali lang. bivuze ngo utangiye gutekereza neza Boss, tol, Erika, Ben. Erika Erika, Ben. Louisa mushiki wanjye byamugendekeye bite munsobanurire Kailangan namin makausap mo na, sir. ninde wakoze ibi ngibi natwe turi kwibaza wamwishe yamuhoye iki twigarukire hano sasa kuri Esther polisi Castro. Esther Castro Daw siya nung gabing pinatay si yavuze ko yari ahari igihe Louisa yicwaga umutangabuhamya ubufasha kumbe bica uriya mwana hari umukecuru wari uhari ubufasha Andun po si Aling Esther. Miss Esther yari ahari Ang sabi ni Esther, rero ugendeye ku byo Esther yavuze may nakasalubong daw siyang lalaking ngo uwamwishe yarageragezaga gucika yari yambaye igihudi cy'umukara n'akagofero k'umukara ni Esther, ang mukha ng lalaki. yabonye isura neza yayibonye ubufasha At ang nakita niya hanyuma yabonye uwitwa Idongo Santiago ay si sinubukan niyong pigilang tumakbo yung lalaki. kandi yavuze ngo watumye Sigurado ka bang hindi niyo nakita ang mukha? adacika neza bivuze ngo nawe wigeze ubona isura yiwe wamubonye cyane wamubonye Hindi ho niya ntabwo wigeze erekana isura yiwe ntabwo yitweretse Mabilis lang din po yun nangyari kasi si Luisa. ntabwo nigeze mbona isura yiwe neza kubera ko ndimo nafokasinga gutabara Focus namin. Louisa Alam ka bang naging aw? none se Louisa Why na Idongo Louisa? bigeze barwana Actually po, ukuntu bimeze nung day po ng Umunsi? murder, nyine w'ubwicanyi nagkaroon po sila. bari barwanye Anong away? okay iyo ni impamvu abana bari kubisobanura neza Idongo Nakita po na kasi Louisa bari basereye Sinami- twabonye Erika na Lucas bari Erika kumwe at Lucas. buri kimwe cyose kirasobanuka murabizi Mukhang sila na. ubu nibwo barakundanaga Lucas na Elisa barakundanaga na Louisa Erika gute watinyuka kumuvugisha abantu ntabwo bazi akantu kandi ntibibacange murabisobanukirwa sibo wacu kurya niwe ndimo ndavugisha Adik yung kapatid niyan, magdanakaw! uzi mukuru wiwe Erika mukuru wiwe Balik sa kulungan! anywa ibimogi wirirwa bamufunga bamufungura Kanya, hindi siya! Ano Erika atandukanye n'umuvandimwe wiwe kaiba?
Hoy, ano sinasabi mo, ha? natandukaniro reka bakwereke sasa umuvandimwe yayisaza Ang iyabang mo, di ba anak ka lang naman nakabit? ngo harya ngo ngwe ibiki urabisubiramo udaserera papa wawe Nanay mo! yishe mama wawe kubera nawe yutabwe gute watinyuka kuvuga mama baraserera gute watinyuka kuvuga mama wakigoryi kuramenye naza nkwigisha isomo Alisin ko dito, papatay kita, naririnig! uzambona sa nzakwica wakigwariwe Ayaw lang naman po namin masaktan. birasobanutse rero twari twarwanye ko twagira ngo turwane turinde Erika uwitwa Erika we yakundanaga na murumuna wuriya bari kuvuga ngo wishe Nagkapisikalan. ariko ugenda ku bintu murimo muravuga bivuze ngo Ruwisa na Idongo ntabwo bari babanye neza niyo mpamvu barwanye sibyo icyo gihe At hindi lang yun ang naging away ni Edong at Luisa. bivuze ngo ntabwo ari inshuro ya mbere baba barwanye Tama? Ang sabi ni Lemon, ugendera kuri sorry ibyo yabonye nagkakalawa sa palengke. ngo bigeze kurwana no mu isoko kuko bari basanzwe barwana yego oya reka bakwereke sasa no mu isoko baraserera witwa Ruwisa yahoraga aserera n'amafaranga y'umuvandimwe wanjye ariko mpereza Opo, nangyari nga ho yun. nanjye narabibonye nyine baserera gusa tuno twana twambaraga nyine udukomo tw'ubushuti Sabi na, mubyibagirwa hindi nila to kay kuya. Pero Lucas, siya yung Lucas nakita ni hano hari abaje kuganira Lucas ni umuvandimwe wuriya bari kuvuga ngo wishe Esther. yakundanaga na Erika At yung suot na nung araw na yun, ibyabaye njye ntabwo nakirirwa mbisobanura hindi yung suot ang lalaking pumatay kay Lucas. gusa umuntu wishe Ruwisa Luisa. yari yambaye igihudi nk'icya mukuru wawe Erika Kung madali ito ituro kay kuya. yabizi biroroshye nyine kurenganya umuvandimwe wanjye no kumushinja amakosa Sa akin, ariko nyizera hindi yun kaya gawin ni kuya. ibyo bintu ntabwo yabikora Nagkakasigurado? uramwizera cyane Ako kapatid ko yan. niyo kuko umuvandimwe wanjye ndamuzi ntabwo yakora ibintu nk'ibi gusa uwitwa Erika Kuya. we yigeze kubona nyine umuntu wishe gusa nyine ibyo yabonye yari yambaye byasaga n'undi nk'iby'umuvandimwe w'uyu mwana bakundanaga ese koko afite inkovu ku mugongo umuvandimwe wawe icyo kibazo yamubajije reka bakwereke sasa hano tugaruke hano hari uri gukubitwa ntabwo nigeze mwica munyizere Esther Castro yakubonye ahabereye icyaha yakubonye wari wambaye black hood n'agakepa akagofero k'umukara inshuti yawe yakubonye inshuti zawe zajya zikubona utera ubwoba Ruwisa umwaka uzamwica vuga ukuri umupolisi uri hano arimo anatera umwana kandi ntabwo nigeze mwica fande emera icyaha sha emera icyaha hano bamuteye kaci bamutera kaci bamukubita kaci bamukubise igikaci bimeze biti Ayaw mong umamin? ntabwo ushaka kwemera icyaha sha polisi uri hano box kuramenye polisi uri hano nyatari seriye mubwo nta muntu ukubita umuntu kuriye he ari umupolisi cyongeyeho menera gutegereje bastard ngo ngufunge Anak ko sa rehab dahil sa'yo. umwana wanjye shana mujyanye muri rehab kubera wowe uri gucuruza ibiyobyabwenge polisi uri hano ikibazo yakigize wangije ubuzima bw'umwana wanjye ikigoryi wangije umuryango wanjye ikigoryi abantu hano bari gukubita n'ubundi yanywaga ibiyobyabwenge umwana wawe uri kubeshya wanyegeraho dore ngo barakubita polisi uri hano ntabwo ari seriye umwana baramutimbuye uyu nukekwa Idongo nukekwa bakuyeyo umuhini
akuye y'umuhini. Afande akuye y'umuhini. Bimeze biti. Mwana yikangamo. Afande akuye y'umuhini. Babarira afande. Babarira. Ngubabarire. Gusto pa ako umuwi sa kapatid ko. Ndashaka kujya mu rugo kureba umuvandimwe wanjye. Uuwi. Nta muntu uri bujye mu rugo. Pag natapos na ako sa... Ntabwo turarangizanya sha. Pupulutin ka sa basurahan. Baraza kuza kugutora mu mashashi. Tulad mong basura. Uri uducece. Nyakubahwa. Polisi uri hano. Ikibazo yakinjiyemo. Kupita kura amenyo. Gusa ibyo akora binyuranyije n'amategeko. Sir, chinig nyo na po ba yung sinabi? Ibyo nzi nabikubwiye. Umupolisi yagarutse hano. Kahit hindi ko makita ng lalaki, sure ho ako may peklat siya sa likod. Njye ntabwo nigeze mureba neza, gusa uwo nabonye yari afite inkovu. Imposibleng si Edo ang pumunta. Ntabwo itongo yakica Ruwisa. Reka ntabwo byakunda. Nagsabi nun, matagal nang salot Idongo Santiago ng Amurao si ni mubi cyane. Edong Santiago. Muri Amurao niwe muntu mubi. Tapon tayo para tulungan ang Tugomba kubikora. Amurao. Tugomba kumufunga kugira ngo dufashe abaturage bose muri Amurao kubaho neza. Ang gawin? Ni mu byanga ushaka gufungwa se? Pwede kitang ipagulong! Mwese n'abafunga. Yun ba gusto? Muri kunyumva ariko ibyo nshaka mwatwana mwe. Polisi uri hano ari gutera ubwoba abantu. Kumva uyu nawe yari arimo. Erika nawe bateraga ubwoba sasa rero. Yabaye umwavoka. Bimeze biti. Uyu niwe bateraga ubwoba. Yari ari muri gengi. Bimeze biti. Ni episode ya mbere. Murayisobanukirwa. Sasa hano tugaruka hano mu kabari. Hari uri kureba yafite we yazancute 3 ziri guserebura. Hari uhari. Njye n'inshuti zanjye twashakaga kugira ngo tuvugurure tube hamwe. Gusa ni mu buryo bwo guhereza icyubahiro inshuti yacu yapfuye. Hari uri kubireba uri mu kabari. Uri muri Nomad B. Amakuru y'ibyamamare. Iyo Ruwisa aza kuba akiri muzima. Tugaruke hano sasa muri gereza. Yari kuba ari kumwe natwe muri iyi nzu. Hano muri gereza hari abari kureba amakuru. Para magpagawa kami ng retirement home. Iyi nzu niyo twashakaga nyine gusaziramo. Well, ang life unpredictable, di ba? Kuko nibwo buzima twashakaga kwiberamo nk'inshuti zose. Kahit anong mangyari, di matatakbuhan. Ni ubwa mbere tubonye Idongo ari kureba amakuru ayashaka. Kino kigabo kiri hano kiri kureba cyaraka gifite agasura kameze gatya kitwa Idongo. Kandi twasubiye inyuma. Hari umuntu bakubise cyangwa se bashinzaga kwica witwaga Idongo. Tunga arimo arareba amakuru bwa mbere mateka ayashyizeho umutima. O sa mga babae. Dodo umenya ari ukabonye b'abakobwa we bari guseka. Aseka ubwo mwarogeje. Yarebye bano bari muri televiziyo. Yarebye areba adakuraho isura. Bimeze biti. Tuze hano. Erika Menendez. Umwavoka yaje hano muri ofisi. Nijoro. Episode ni ya mbere. Cyari Chapa kiwanje. Iyi filimi sasa rero. Yaje hano. Tangiye kwibuka. Twadushuti twe. Sabihin natin na sa Edo nakita natin pumunta Reka duhamagare polisi. kay Luisa. Pero hindi naman siya eh. Ariko ntabwo Idongo yamwishe tumurabizi. Sinasabi mo yan dahil sa peklat na nakita mo? Ushaka kumurengera se ngo nukwera ngo uri kuvuga ngo iby'inkovu. Higa! Ubaye se wibe. Pise! Abapolisi bavuze ukuri. Madilim nga nun! Magulo! Sibyo. Kung 100% sure ka sa nakita mo? Ni gute twabyibagirwa ibyo twabonye? Ndabizi. The evidence kay Edong tumuturo! Ano? Ariko nubwo tudafite ibimenyetso. At ng evidence mali! Yan na nag-iisa ang tama! We wamubonye twahorera inshuti yacu. Tukavuga ko Idongo ari we wishe umuntu. Ukuntu barebaga umwana. Akala ko ba naniniwala kayo sa akin? Of course, we... Ko wapi ntabwo njye najya kubeshyera umuntu. Naniniwala Reka tubikore. ka! Ntabwo ari ukubeshya turakwizera Erika. Oh, naniniwala ka! Twizera ibyo wabonye, sibyo? Pwede kang mali eh! Aminin mo! Pero sure Turabizi. Pero sure nga ako na si Edong ang pumatay kay...
Idongo niwe wishe, ndabizi ko ari we wishe Luisa. Nakita natin siya nung araw na yun. Kahit na We warabibonye no kudashaka kubisobanura neza. paano kung mapakawala siya dahil Wasanga nuko ngukundana na murumuna we. Niyo mpamvu utari murabisobanura neza. kaya ba natin yun? Ibintu ntabwo wabyitaho, ntabwo wabisobanura. Reka duhamagare polisi tuyibwire. Pero tumutulong naman tayo eh. Ayaw naman natanggapin yung totoo. Eh hindi nga ako siguro. Nuko udashaka kwemera ukuri ariko ushaka wakemera ukuri, sibyo? Pinatay na si Luis. Yishe Luisa Idongo. Ayaw niya bang nagustisya? Ntabwo ushaka kumereza ubutabera. Think about Uri gushyiramo icyene wabo, Erika bitekereza. Paano ka nakakasigurado sa nakita mo? Ibintu wabonye ntabwo ubizi neza, ntabwo uri kubyibuka uwishe umuntu uko wamubonye. Baka kailangan mong isipin Ariko ntabwo najya kubeshya. ko anong klaseng kaibigan ka! Ni gute twahereza icyubahiro inshuti yacu? Uri inshuti nyabaki ubundi? Baka tama sila! Uri inshuti nyabaki? Kung aminin na pwede ka manig dahil kay Lucas! Bagerageje kwangiza ubuzima bw'inshuti yacu, bakabwangiza. Urikunda. Ni ukubera ntabwo ushaka kubivuga kubera Lucas ni murumuna wa Idongo. Halugugin nyo. Reka bakwereke sasa. Ang ginagawa nyo? Muri gushaka icyo afana. Para halugugin ang pa. Ufite uburenganzira bwo kubasakasha. Reka bakwereke nyine kuntu byagenze. Aka ni ka kana bita Lucas waje kubaca akazi. Abapolisi baje gusaka hano. Ari umunaka Idongo. Anak namin ang pinagtatapos Tubonye ibimogi. na mga nakaw ni Ed. Ikindi twabonye ahantu yabikaga ibintu yibaga. According sa mga statement, Urebye rero ibyo bavuze, wala ang laging suot. urebye sasa n'isaha ya Lucas, ya Luisa yari yarabuze. Isaha ya Luisa. Uretse gatoya. Gusto kong sabihin nyo sa amin kung yan nga ang relo ni Luisa. Ndagira ngo inshuti zibanze zitubwire, ese iyi saha ni ya Luisa cyangwa wapfuye? Mubyemeze mwari inshuti. Baje kwitegereza isaha. Abana barebye isaha. Opo. Yego, iyi saha yari inshuti yacu. Ito pa yung relo ni Luisa. Rwose iyi saha ni iya Luisa. Ni iya Luisa. Nta gushidikanya. Mwana wa nibyo ko kuvuga niba ari byo. Kay Luisa po yung relo. Rwose iyi saha ni iya Luisa. Abana bose batanze ubuhamya usibye umwe utaravuze. Erika niwe utaravuze. Yego. Po yung relo. Iyi saha rwose ni iyi. Erika niwe utaravuze. Niwe utaravuze. Pero ariko iki niba yakundanaga na ka Lucas, mbabarire uze sasa kwemeza ko iriya saha ari inshuti yabo. Kandi koko niba ariyo bivuze ngo ahantu bayikuye naho Idongo ngo ajya agatsimba ibintu yibye. Imeze biti ubwo nyine ni urucabana. Nta muntu nigeze nica fande. Lucas nyizera, nta muntu nigeze nica. Bro nyizera, ndarengana, ndi kurengana. Nta muntu nigeze nica. Bro nta kintu nigeze nkora, barambeshyera. Nuko byagenze. Idongo uko bamutambikanye. Hano hari uri kubyibuka ari kureba amashusho. Telefone yo kureba amafoto. Telefone ya Rasoni. Ninde uhamagarira ijoro? Telefone iryo joro nimero itazwi yaramuhamagaye. Napanood ko mga kaibigan mo sa TV. Nabonye inshuti yawe kuri televiziyo. Saya. Inshuti zawe zirishimye. Parang walang dalang mga konsensya. Ibigaragara ntabwo ari uguhurirana, sibyo? Sino to? Ninde uvuga? Attorney. Mwavoka we. Ito mo na ba ako? Waranyibagiwe. Uranyibagiwe kano ka. Uyu ni Idongo. Namang pinakulong. Umuntu watumye afungwa. Hindi mo dapat kinakalimutan ang una mo. Ndakeka utakabaye ko waranyibagiwe yikangamo.
Paano mo nakuha yung number ko? Nimero yanjye wayikuye hehe? Nakabuo na kayo ng sarili-sarili ng buhay. Ndizera uri kwenjoyinga ubuzima ubayeho. Hindi minsan. Ese nta nubwo wicuza kubwo kwangiza ubuzima bwanjye? Bira niyo sa akin. Wigeze ubyicuza cyangwa Nyagasani? Idongo sasa rero ari gushinza Erika. Episode ni ya mbere. Nyagasani. Episode ni ya mbere kuri What Lies Beneath, cyangwa se ngo igihishe, cyangwa se kiryamyemo indani. Hehe bimeze biti? Sasa rero uko turangije episode ya mbere Tomisi akikora episode zikurikira acyari Chapa. Tumatawa sa camera mga kaibigan mo. Pero Ibindi sinama. tuzabona muri episode zikurikira. Hindi. Next on. Ibyo tuzabona filimi z'ubwenge twabazaniye izi ngizi. Murabizi sasa Chapa Mari. Kasi I'm sure may bagong... Mujye mwituriza. Filimi z'ubwenge ziba zihari nagutinda. Nibyo tuzabona abanyafilimi nyinshi. Iyi filimi sasa murajya muyikurikira kuri wa eshatu akadomo kanda bizifilms.com duhereza ikuzo ahantu bise OG Studio kwa DJ Kabira na DJ Gakara. Bimeze bite? Asa bakunda cyane.